ndagushuje cyane kandi nguhaye ikaze nizere ko uri hose udukurikira mu bice bigiye bitandukanye bya no mu Rwanda ndetse no hanze y'igihugu cyacu. Nizere ko umeze neza. Iyo iracyari Beta Screen TV, n'ubundi nk'uko musanzwe mubizi tugira tubategura ibiganiro bigiye bitandukanye akenshi biba byagufasha mu buzima ugenda ucamo bwa buri munsi. Umunsi n'ubundi rero tukaba tugiye kurebera hamwe bimwe bishobora kuba byagufasha mu kuba wakwiyubakira umuryango wawe uzira intonganya ndetse n'amakimbirane bitewe n'uko utabasha kunoza neza amabanga yabubatse. Nk'uko bisanzwe rero hari ibibazo byinshi bishobora gutuma utanoza neza amabanga y'abashakanye bitewe n'umubiri wawe. Hari igihe bishobora kuba biterwa n'ingaruka wagiye ucamo cyangwa bitewe n'imikorere yawe y'umubiri we nta ruhare na rumwe wabashije kuba wabigiramo. Uyu munsi tukaba tugiye kurebera hamwe kimwe mu kibazo gikunze kwibasira abagabo, ugasanga umugabo igitsina cye kirafata umurego cyangwa kigahaguruka ariko mu by'ukuri ukabona nta mbaraga gifite. Aha ngaha hari bamwe bifiramo kwiheba bagatekereza ko bashobora kuba bararozwe kubera ko iki gitsina kiba kitabasha gukora imibonano mpuzabitsina mu gihe kitahagaze nk'uko bikwiye, ndetse no muri gukorana iki gikorwa ntabashe kuba yakira igitsina cyawe nk'icy'umugabo ukwiye koko. Ese ni ibiki ushobora kuba wakwifashisha ukaba wahangana n'iki kibazo kugira ngo umugore wawe bitamuviramo ikibazo cyo kuba yaguca inyuma bitewe n'uko utamushimisha muri iki gikorwa? Nibyo ngiye rero kuza nkugezaho aka kanya, ndakubwira ibintu ushobora kuba wakwifashisha dore ko ibi ngibi bishobora kuba byanagutera kuba wamarana igihe kinini cyane no muri gukorana imibonano mpuzabitsina, bikaba byakuvura cya kibazo usanga bamwe bagira muri iki gikorwa ataramara n'iminota ibiri ugasanga ahise arangiza cyangwa igitsina cye gihise gita imbaraga kandi we acyumva agishaka gukora imibonano mpuzabitsina. Niba ari ubwa mbere ugiye gukurikira iki kiganiro kuri Beta Screen TV, nk'uko mpora mbibabwira, nkwibutsa gukora subscribe mbere na mbere kugira ngo tuzajye tubana no mu bindi biganiro bigiye bitandukanye iyi chaîne yacu ya YouTube igenda ikugezaho. Ese ni ibihe bibazo bishobora gutuma umugabo adashimisha neza uwo bashakanye? Mbere na mbere hari abazi ko kuba umugabo yarangiza vuba aricyo kibazo gihangayikisha cyane kuko nicyo usanga kibasiye benshi. Ariko mu by'ukuri umubiri wawe ushobora kuba udasohora vuba nyamara ufite ibindi bibazo bigiye bitandukanye ibyo ngiye kukubwira. Hari icyo bita perineal disease. Iki akaba ari ikibazo gikunda kwibasira abantu bakunze kwikinisha cyane, ugasanga igitsina cyarahengamye bitewe n'ukuboko akunda kuba yakoresha. Iyo bikabije cyane rero, iyo igitsina cyawe gifashe umurego bigasaba ko kugira ngo utangire imibonano mpuzabitsina bishobora kuba cyarambuka. Bamwe ibitsina byabo bikunda kubarya iyo iki kibazo cyakabije cyane. Ku gitsina gabo hari bamwe kwihangana byanga gukora imibonano mpuzabitsina bagahita babihagarika we atararangiza ndetse ataranakora n'imibonano mpuzabitsina. Ni byiza cyane rero kuba wamenya ingaruka zo kwikinisha ndetse nawe ukaba wabyigisha abandi ko iki ngiki atari ikintu cyangiza ubuzima bwawe, uhereye kuba byakubuza kuba washinga urugo ndetse kugeza byakubuza no kuba wabyara. Si iki kibazo kuko hari n'abo usanga ibitsina byabo bidafata umurego ukwiye, ibyo bakunze kwita erectile dysfunction. Ni igihe uba wiyumvamo ubushake ndetse ukumva ushaka gukora imibonano mpuzabitsina ariko igitsina cyawe ntigihagarare nk'uko bikwiye. Aha ngaha iki gitsina akaba nta kindi wagikoresha kikaba kitakwinjira mu cya mugenzi wawe, ahubwo ibi ngibi bikaba bigutera guhangayika ndetse no kwiheba, bamwe bagahita batekereza ko baba baranarozwe. Hari n'abandi rero usanga bafite imbaraga zidasanzwe ndetse no gusohora bikaba byanga. Ibi ngibi bakaba batabifata nk'uburwayi ahubwo babifata nk'ubugabo burenze bwo kuba bamara igihe kinini bakora imibonano mpuzabitsina, nyamara iki gikorwa kugira ngo kigende neza bikaba bidasaba kunanizanya hagati yanyu, bikaba bisaba ko nimba uwo mukorana ananiwe nawe biba bisaba gushaka uburyo warangiza kugira ngo utamubangamira
bikaba byamuviramo ikindi kibazo. Ese ni iki ushobora kuba wakoresha kugira ngo igitsina cyawe kibe ari igitsina kinini gikomeye ndetse kibasha gushimisha uwo mwashakanye mu gihe witegura gukora imibonano mpuzabitsina? Ibyo nakwita ko gushyukwa. Ngiye kubabwira rero ibintu dusanzwe dukoresha mu buzima bwacu ndetse abantu benshi bagenda bifashisha bikaba byabahindurira ubuzima. Hari igihe rero kuba igitsina cyawe kidafata umurego uhagije bishobora kuba biterwa n'amaraso make agera mu myanya myibarukiro y'igitsina cyawe. Ikindi gishobora kubitera ni imisemburo mike yo mu mubiri. Ikindi akaba ari itembera nabi cyangwa umuvuduko umeze nabi w'amaraso. Ibinure byinshi byo mu mubiri cyangwa indwara z'akarande zimwe nakwita ko zidakunda gukira. Twihuse n'ubundi ntabwo dutinda, reka tuze turebe ibimera tugiye kuba twakwifashisha mu kuba twategura uyu muti wacu. Turaza kwifashisha rero inanasi, twifashishe seleri, twifashishe spinach cyangwa epinari, twifashishe umuneke ndetse n'icyo bita shokora y'umukara cyangwa dark chocolate. Ikintu wamenya rero ni uko inanasi ari nziza cyane mu kuba yazamura igipimo cy'ubushake gihagije, dore ko hari n'abavuga ko ishobora kuba yavura uburemba. Ikindi ni uko ikize ku ma antioxidante ndetse tutibagiwe na vitamine C. Ikindi ni uko ari nziza mu kuba yarema umusemburo w'ibyishimo. Ikindi ni uko ari isoko nziza ya manganesi, kandi iyi manganesi ikaba ifasha abagabo mu kuba prostate yabo yakora neza ndetse ntibashe kuba yakwatakwa n'indwara zigiye zitandukanye. Ikindi ni uko inanasi ishobora kuba yakongerera imbaraga ndetse no gutinda mu mibonano mpuzabitsina ku bashakanye. Umuneke nawo ni uko ukize ku ma enzyme yongerera umubiri imbaraga ndetse ikongera no gukorwa kw'imisemburo ya testosterone. Shokora yo ni uko yongera imisemburo y'ibyishimo iyo bakunze kwita dopamine, ikunda kwifashishwa mu guhuza ibitsina. Ikindi tutakwibagirwa ni uko nanone umutobe wa seleri ukunda kwifashishwa cyane ukuba wagabanya ibinure bidakenewe mu mubiri. Ahanini usanga bifunga imitsi bikabuza amaraso kuba yatambuka, ari naho biviriramo ikibazo cyo kuba warwara umuvuduko w'amaraso. Reka turebe rero uburyo tugiye gutegura iki kinyobwa cyacu gishobora kuba cyagufasha mu kwitwara neza mu mabanga y'abashakanye. Aha ngaha bakaba baravuze ko ukora ji y'inanasi nta kindi kintu wongeyemo, byibuze ugakora agakombe kamwe k'umutobe w'inanasi. Iyo urangije ufata seleri, ushobora kuba wakoresha nk'utuntu 3 cyangwa 4 bitewe n'uko zingana. Nanone uraza gufata 1/2 cy'umutobe wa epinari, ubwo zo uraza kuzisekura cyangwa uzisye, nurangiza uzikamure ubone 1/2 cy'agakombe. Uraza gufata umuneke wose ndetse ufate na dark chocolate, ushobora kuba wakoresha iyo uza gushyiramo kumva isa nkaho iba yakoze. Iyo ntago batubwiye urugero rw'iyo ushobora kuba wakoresha. Uyu mutobe w'inanasi numara kuwubona, ahangaha ushobora gufata seleri n'izi epinari, ugafata seleri nk'eshatu ndetse n'inusu ya epinari, warangiza ukabisya ugakuramo umutobe. Uyu mutobe ukaza kuwuvanga n'uw'inanasi. Noneho uraza gufata iyi dark chocolate ndetse n'uyu muneke ubinombane. Numara kubinombana uraza kubivanga na wa mutobe w'inanasi ndetse na wa wundi wateguye wa seleri na epinari, ubishyire hamwe ubundi ubivangavange. Gusa nanone akantu ushobora guhita wongeraho, ubashije kubona ifu ya gisenyi ushobora kuba wayishyiramo, kuko nayo ni nziza cyane kuzamura ubushake bw'abagabo. Ibingibi rero urabivanga, n'ubundi uzajya ubifata mu gitondo na nimugoroba ugiye kwiryamira. Mu gihe cy'iminsi igera nko kuri 15 uzaba wamaze kubona impinduka zikwiye, kandi umubiri wawe wiyubatse nk'uko bishaka. Ndagushimiye cyane we twabanye muri iki kiganiro, mwibutsa ngo tuzakomeza ubutaha tugenda turebera hamwe n'ibindi bigiye bitandukanye bishobora kuba byafasha umubiri wawe mu kuba wakwiyubakira amagara meza.